Kuri uyu munsi ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, umurwa mukuru w'u Rwanda. Alright. Nakwakiriye. Urakoze Ndahiro Valence Papi. Nkuko wabitubwiye abadukurikiranye, nitwa Abel Yadusobanuriye. Ninjye wazanye umukino wa public plank mu gihugu cyacu witwa Gasabo Public Plank. GPP mu magambo ahinnye. Ubwo ni umukino cyangwa amashusho agafatwa live, abo nyuzeho bakabona nka hari ibintu bya nyabyo, ariko ngiye nabanje kwandika script, nabanje kubitegura cyangwa nabyitondeye. Urabona mu kwa mbere nzasohora album, buri album izajya ibigizwe na video 5, maze gukora 3. Iyo ngiyo ni album ya mbere nzaba nkoze. Ariko GPP muri rusange, Gasabo Public Plank, ni project natangiye ngamije kwagura impano nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo by'umwihariko iyo public plank, nakabamo video actor, mu maklipe tukactinga, mfite abana bagomba kwactinga. Harimo arts yo gushushanya ubugeni, harimo kwandika film, amafilime icyitwa scripts, harimo na fashion ariko ibijyanye n'amafoto, kwamamaza mu bijyanye n'amafoto. Urumva ni umushinga wagutse. Biratangaje nkuko wabivuze. Biratangaje kubona umuntu w'ubwanwa nk'ubu bwanjye agenda mu muhanda public, yambaye ikanzu, yambaye icyitwa heels, inkweto zifite twa tuntu twantushinga. Utwo tuntu twantushinga byatangaje abantu cyane. Ariko before yuko nyikina, hari yindi nari mfite nari nagize nk'umusazi, nayise umusazi. Akenshi n'intekerezo z'ababona uwasaze ariko badasobanukiwe icyamushajije. Either n'umukino nkuko wari umukino, cyangwa se wa mugani yasaze, wenda agize ibindi bibazo yasaze kwa, ariko ntukwiye kumujudginga utamenye koko yasaze cyangwa byagenze bite. So planka ndangije amashuri yanjye, ababizi abarimo kudukurikirana murabizi, nize ibintu byinshi cyangwa nanyuze muri byinshi, ariko ubuzima ntago twese buduhira ku buryo ukora ibintu. Ngiye ndangije kaminuza, icyiciro cya diploma mu by'ikibuga cy'indege, nibwo nicaye nk'umunyempano cyangwa nk'umunyabugeni. Nanyuze muri byinshi, nagiye mu mavideo menshi, nagiye nkora byinshi, nanyura ku bantu bakavuga ati this is a star, bakanyitiranya n'umustar. Nkumva ibyo bintu banyitira ngomba kuba byo cyangwa ngomba kugaragaza ko impano irimo, bituma ngerageza kwagura intekerezo ngo nanjye mbahe icyo mfite. Nibwo nahisemo gushinga ako kantu ka public plank. Imikino abakurikirana abo hanze bo murabizi, bo bakora ibi strange, ariko ngewe bigendeye ku gihugu cyacu n'ukuntu duteye, ndumva hari ibyo ntazajya nkina nk'ibikanganya. Ukuntu naza nakoze makeup, nkaza nsa wenda ni vampire. Urumva sinanyura muri Kigali cyangwa sinanyura mu baturage, kuko dufite imitima myinshi yashengawe, murabizi. Ahubwo giye nahise njya far. Nagerageje kujya ku by'abanyarwanda bashaka, ibibashimisha. Abanyarwanda dukeneye kuruhuka mu mutwe. Niho natangiye nkoririya, nambaye nk'umukobwa, nambaye ikanzu, mfite lipstick. Murabizi abakurikiye social media mwabibonye bitradinga. Nkurikizaho iyitwa iza to get a girl's number. Biroshye kuba wabona inimero y'umukobwa gute, mubitegereze muzabibona wenda nitugera album imaze kujya hanze. Rero muri make impamvu nakoze GPP cyangwa nashinze GPP, ni ukugira ngo ngerageze gutinyura n'abandi, n'undi urubyiruko rwagiye rwigaho, kugira ngo rwishore mu bindi bitari ngombwa, rwihangira umurimo. Ntago nabishoye ngira ngo mpite mbona inyungu z'ako kanya. Ngiye nabishoye ngira ngo basi impano indimo niyo ntaba mfite ubushobozi bwo kubishyira hanze, ariko inangyohere, inyure. Hari abo byakigisha, hari nabo bitakigisha, ariko
ngiye nabikoze ngamije kugira ngo nagure impano mbone n'imirimo, aho kwicara mu rugo nirirwa ntekereza nandika script birenga umutwe nzerera cyangwa iki. Nahisemo kubikora nk'impano, byose mbikura muri GPP. Hari ubundi gahunda mu buryo bwaguye izaba iteye iti? Mu buryo bwagutse gahunda yanjye mu by'ukuri nayitangiye mu kwa 9 gutangira, ariko ikaba ari project nanditse ntagamije kureba hafi, project nanditse ngamije kureba kure. Ubwo ni international, mu cyongereza bavuga ngo ni international. Ubwo nzajya nkinira mu Rwanda, nkinira i Buganda, izo zikanganye, niba Kenya bazemera ngende nkubite ahantu hose. Ni show iyo ni showbiz, tubashaka gukora showbiz ku rwego rwa international, nk'uko umusani aririmba cyangwa abasitari baririmba, bano baririmba, akaba yaba international. Niyange iragutse izahakaza abana b'Abanyarwanda nk'abo twatangiye kubona abakobwa baza bansanga ngo bambwira ati nashobora bya bintu kina, ahubwo nyandikira script ngengeyo. Abahungu babonye umushinga wanjye bose abankurikira kuri website ya GPP Gasabo Public Plank, bagenda babinyumvisha, abagenda bamferesta, byumvikane ko ari umushinga wagutse utari muto kandi utagomba guhagarara. Nzajya mfatanya n'ibikorwa byanjye byo gukina amafilme, n'ibikorwa byanjye byo kwactinga mu ndirimbo no kwandika. Urumva ngiye ndi hano nticaye ndi mu kazi, sinkeneye umpakaza, ariko kugira ngo ibyo bintu byose bizabe unique, bitandukanye n'ibyo na showbiz ubona mu Rwanda, nuko ari nge muntu wa mbere wazanye uwo mushinga wa Public Plank mu Rwanda. Ntago bimenyerewe, ubundi bazi ko gusetsa cyangwa kwishima ari ukubanza ukabifata kamera ukabifata bigaragara nk'ukina filime cyangwa bigasohoka nka filime, ariko ibyanjye tugerageza guhisha kamera abantu ntibayibone, ngiye nkanyuraho live. Mbere yuko nyura mu bantu ndabanza nkababwira umukino tugiye gukina, icyo ugamije, icyo ugiye kwigisha, twamara no kuwukina nkababwira ukuntu byagenze n'ukuntu abaturage babyakiriye. That means ko ari akazi, bivuze ko ari akazi. Ngiye ntago nicaye, ndi mu kazi. Ntago nkiri umushomeri muri make. Ababonye ama episode yawe ya mbere bayakiriye bate? Aho wagezeho bikagutangaza, byari byagenze bigute? Njyewe ababonye sinzi ko hari umuntu urabibona, kuko njyewe icyo nakoraga namaraga gufata shooting, namara gukora shooting, ama footages nkayahereza producer, kuko ngiye nshaka kujya nsohora album. Ntago nsohora aho wabikiniye bwa mbere ujya gukina batabonye iyo ni muri quartier. Nabikiniye muri quartier y'iwacu, kuko urumva ntago abantu wenda bandi bari bumfate nk'uwasaze. Iyo ndamuka nkiniye nko mu mujyi batanzi, bari bumbone nk'umusazi byanyabyo. Ahubwo nagerageje kubikinira iwacu aho mba, kugira ngo uwo twahuye nijoro cyangwa twahuye mu gitondo ntarawukina bimutangaza, tuyu muntu asaze mwanya ki. Nyine ngiye ncuruza reaction z'abantu babyumva, abantu baratangaye, unyuraho namwegera twirirwanya akavuga ati ntago bibaho we wasaze. Nanjye nkumva ndatsinze, kuko iyo umuntu atangaye Plank, ubundi Plank ntago ucuruza we ibyo ukinye, ucuruza amarangamutima y'abantu, urabyumva. Bose barasetse baratangara, bo inshuti zanjye ntizabyumva. Wari wambaye ute? Nambaye nk'umusazi of course. Nakoze makeup, amafoto nayashyize hanze, namaze gufata video ngenda nkora amafoto mbariyo nshyira hanze, abantu bose baratangara, banyandikira inbox wasaze. Ubuse nibi bintu nibyo cyangwa wasaze? Inshuti zanjye zindi zikambwira ngo abantu ko barimo kutubwira ngo wasaze nibyo, ariko ngewe nyine mu by'ukuri aho nyine nyuma yuko nyikina na mbere yuko nyikina, ubwo nama interview ngenda nkora, bigaragaza ko ari umukino abantu bari batarabisobanukirwa. Iya kabiri nagerageje kwikinira mu ntara, ngenda nzenguruka igihugu. Iya kabiri nayikiniye mu ntara, nyikina ahantu muri Eastern Province mu karere ka Kayonza. Bo niho hantu hanyeretse ko u Rwanda dukeneye kuruhuka mu mutwe.
abantu barishima, ndakeka ko nta wanyegaga, ahubwo ubu byaratangazaga bakisekera. Hari n'umumama wavuyemo nawe waravuga ati mu by'ukuri ni ubwa mbere mbonye igini mu nzira. Aragenda ahuruza abandi bari nk'abantu bankurikiye nka 300 ntambuka, ariko bishimye, abaza banyifotorezaho selfie, abagenda bamfotora ubwabo, abamfata amavideo. Byumvikane ko abanyarwanda batabyanze, ahubwo babikunze, bakeneye byinshi ngomba kubaha. Iyo niyo reaction ngomba gukora, ariko byinshi biracyaza mu by'ukuri. Ndi tayari, nibwo buzima bwanjye, niko kazi k'ubuzima bwanjye, nyine urabyumva. Hari twinshi cyane mbabikiye. Sponsor ntaba sponsor mfite, ndabyibuka ya mbere nayifatishije kamera ariko iri cheap. Nirwanyeho, ndabyibuka njya gutangira natangije 2,000 amafaranga y'u Rwanda, 2,000. Ngura makeup y'inyanya, ngurira umuntu wari bunkamere transport, ariko ibindi nagiye mbitoragura mu bihuru nk'umusazi, nyine urabyumva, nagombaga kuba umusazi. Ya kabiri yo yansabye transport igera mu 5,000. Kamera nafatiwe n'inshuti yanjye yari ifite kamera, ariko ubu ngubu aka kanya ndakeka ko sponsor bamaze kumenya icyo nshoboye, bagomba gufasha abantu bamamaza. Twatangiye kudiringa, urumva bamaze kubona agaciro kabyo, kuko ni n'umushinga wari ugeze mu Rwanda bwa mbere, projet nyine yarigeze mu Rwanda bwa mbere, kandi babonye ko kuko amafoto byibura nashyize hanze iyagize like nkeya, ni yagize nka like 2,500. Iyo ni nkeya. Urumva abanyarwanda bankeneyeho byinshi, n'uwakamamaza urumva ntiyabahombye. YouTube channel yanjye sindatangira kwishyiraho ibintu, kuko nge nkuko nabibabwiye nzakoresha album. Ubwo YouTube channel yanjye mu kwa mbere, ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, izaba iriho public blank, iri full album. Irimo Easy to Get a Girl's Number, irimo iyo ngiyo ya mbere, ariko yo ndumva ntayishyiraho kuko ntago isa neza, ari nka test. Ndabyibuka nyitangira, hari umuhungu w'inshuti yanjye, ni umupapa, yarazwi muri sinema nyarwanda, niwe wambwiye ngo ninde niba nta banga, ndumva nta nicyo byamutwara, kuko ni nawe washyizemo imbaraga, ni nawe wankoreye makeup, wanyigishije makeup. Yitwa Hakizimana Aman. Agiye Black. Yes, Agiye Black. Agiye Black ni nawe wambwiye ngo urugendo utangiye ubu ngubu niyo mateka wubatse. Bimpa imbaraga, ni nawe wanshishikarije kuba ntajugunye ibintu nyinishije bwa mbere, anyibutsa mu 2002 ukuntu yatangiye muziki. Ni ibintu ugomba kubika. Angira inama ngo uzayisubiremo ukoresheje kamera nzima, ariko nge numva ntayisubiramo, kuko iriya yari test, nagira ngo nitinyuke, ndebe feelings ibyo niyumvamo, niba byajya hanze bikaba performed neza mu bantu, bikagaragara nkuko ngiye mbitekereza. Nago nayikoze ngira ngo ijye ku rutonde rw'izo ngomba gukora, ariko ubu ngubu I feel ndi tayari, ndahari kugira ngo mbahereze show. Yes, reka tugushimire cyane. Wenda niki wasaba Minisiteri y'Umuco na Siporo yo ifite imyidagaduro mu nshingano? Kintu nasaba Minisiteri y'Umuco na Siporo nuko yakorohereza urubyiruko kujya rufite impano, kujya rubona ibikoresho. Urumva nka kamera nkanjye wagerageje urimo kwishakira kamera biramvuna, ubwo hari n'abandi batoya bafite izindi impano, kuko public plank urumva mu Rwanda ntiyari hari, nta n'uwari uyizi. Hari target ufite kuzazamura impano z'ababishaka? Yes, hari benshi, hari abana benshi bagenzi banjye bamageze nko kuri 15 babonye icyo gikorwa, bahita banyegera mbere na mbere yuko kijya hanze, bambwira ati turi tayari, dukeneye training yawe, dukeneye ubufasha bwawe, dukeneye no kukujoininga niyo byaba bidasaba amafaranga, ahubwo tugaragaza impano nkuko wabikoze. Rero Minisiteri y'Umuco na Siporo turabashimira, hari byinshi mugenda mukora byiza, nako ni na byiza, ariko hari na byinshi byiza bitaragaragara.
ndakeka bakorera ubukangurambaga mu bana bari hasi, bajye bakora igikorwa gathering, guhuriza abantu hamwe, urubyiruko hamwe, mu mwanya wo kwicara mu mazi w'aba abo bana ngo bagire toroma. Hari ukuntu iyo wicaye igihe kinini ugira toroma cyangwa ukiheba, ababuze akazi, ariko niba bagava bagahurira hamwe bakora ikintu cyiza, izo mpano zikagaragara. Hari nk'ubu njyewe, nk'urugero njyewe nahe narabuze umuntu nabwira icyo kintu ngo numve ko acyumva, kugeza aho njyewe nakigaragaje ko nkizi kandi ncyumva. Ubwo urumva hari n'abandi bameze nkanjye bakeneye ubwo bufasha bwa minisiteri mu bikorwa byose bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro. Kandi n'abanyarwanda ndakeka dukeneye kwishima, sibyo? Dukeneye kwishima, tubari ngo tubashimisha abanyempano. Ndumva ari icyo nabwira abakurikiye, yaba ari televiziyo yanyu, yaba ari n'abakunzi banjye. Murakoze cyane.